Nshuti mukunzi umurongo wo kwezwa ari wo kwezwa cano, reka nongere ngusuhuze nkwifuriza amahoro y'Imana. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe icyigisho kivuga ngo usuwe kangahe, ari cyo mu cyongereza twakwita ngo how many times have you been visited. Uwo muri kumwe muri iki kiganiro ni Kayishema Joel. Reka dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, tugushimiye uburyo wongeye kuduha amahirwe yo kuganira hamwe ijambo ryawe. Data, he kuba ari twe ahubwo bari wowe wivugira, kugira ngo ijambo ryawe ritwubake ritugire umumaro, kandi tumenye Nyagasani uko twitwara muri iki gihe twitegura n'ubwami bwawe, ubwo uzerekanwa Uwiteka ari byo ubwanjye uvugira ijambo, nunkurikiye tuzabashe kugusanganira. Ibyo ushaka bibeho none iteka ryose mu izina rya Yesu, amen. Icyigisho cyacu, isomo ry'urufunguzo gishingiyeho riboneka mu Baheburayo igice cya 13 umurongo wa 2. Haravuga hati: ntimukirengagize gucumbikira abashyitsi, kuko bamwe bacumbikiye abamarayika batabizi. Mu gihe nateguraga iki kiganiro, byabaye ngombwa yuko nganira n'abantu batandukanye kugira ngo menye uko bafata abashyitsi cyangwa se uko bumva abashyitsi. Hariho umushyitsi uza ari umushyitsi mubi, hakaba n'umushyitsi uza ari umushyitsi mwiza. Ariko se mbere yuko dukomeza, niki aba bantu twaganiriye mu duce dutandukanye tw'umujyi wa Kigali batubwiye ku bigendanye n'abashyitsi? Umugabane wa mbere turabanza kumva icyo bavuze ku mushyitsi mubi, igihe waba umubonye ari umushyitsi mubi uje mu muryango wawe. Reka tubategere amatwi. Umushyitsi w'inshuti yawe akaza mu rugo aje kugusura bisanzwe, yahagera ukamwakira, yaba ari fata ukamugurira, yaba ari amazi ukamuha akanywa, byaba ari byo kurya ukamwakira. Nyuma yagera igihe cyo gutaka gutura ikibazo kijyanye n'amafaranga, ati nguriza nk'ibihumbi 20. Wamuhakana akababara, akaba umwanzi wawe, akagenda ababaye, akagenda gufite umutima mubi nkaho yakugambanira, yawe yanagukura ku isi. Uwo mushyitsi ntabwo aba ari umushyitsi mwiza. Umushyitsi waza mu rugo nta gahunda yari hari dutanye, ariko nabwo hari umushyitsi uza nyine atarigambira ibintu byiza muri urwo rugo tu. Babatireka ngeyo nk'umushyitsi kuko ntibanzi, ntibagize ute, ako we muri we afite imigambi mibi muri urwo rugo. Ashobora guhemukira abana se, kwiba ibyahasanze se, cyangwa hari nawe umugutumyeho kugira ngo abe yagukora ikintu kibi. We yaje nk'umushyitsi ukanamufata neza nk'umushyitsi, ariko nyirizina atari cyo we cyamugenzaga, azanywe nyine n'ubwo bubi bw'ubugambanyi. Nabyo bibaho. Uko niko numva umushyitsi mubi kuri ngewe. Umuntu ashobora kuza agakomanga iwawe mu rugo, ubwiye ko manze mutabana mu rugo aba ari umushyitsi. Rero iyo umushyitsi yinjiye uramwakira, kuko ubera mubi rero kereka kurambiye. Umushyitsi mubi ni ukurambira, akarambirana akabicara na gahunda zanyu mwe mwateguye umunsi wose. Umushyitsi mubi nkurikije uko mbyumva, ni umuntu uza mu rugo iwawe ntiyifuze gutaha. Ubuzima tubamo hano i Kigali ni ubuzima bugoranye, ibintu bigenda ku muntu ni byinshi. Iyo umuntu aje mu rugo iwawe ntiyifuze gutaha, uramurambirwa, byumvikane ko bakubangamiye. Ni igihe wenda umuntu ashobora kuza akaza ntunguye, ariko kandi akaza afite imigambi yo kunjyana mu bindi bibi ntateganyije. Hari nk'ukuntu umuntu ajya aza ukumva agushyize nko mu bintu, cyane nk'urubyiruko nkatwe, akaba yaza ati dusohoke, mukagenda nyine mwasohotse, mwariye, mwanyweye, hanyuma n'ubundi afite nk'ikintu we yagambiriye kugira ngo agusohokanire, akaza kugushora mu ngeso mbi. Hanyuma ntabwo abo twaganiriye bagarukiye ku ruhande rubi gusa, ahubwo bagerageje kumbwira nuko babona umushyitsi mwiza yaba ameze. Ese ibitekerezo batanze waba ubifitiye amatsiko? Reka twumve uko bagaragaje umushyitsi mwiza bakwishimira mu muryango wabo. Umushyitsi mwiza, na kera hahozeho umugani uvuga ngo umushyitsi mwiza no wizanira impamba. Umushyitsi uje muri ubu buzima bw'i Kigali niho ndi kuvugira ko niho ntuye, bivuze ngo umushyitsi uje agutuye, uwo mushyitsi akubera mwiza rwose. Iyo aje agutuye hari ikintu abakunganiyeho muri bwa buzima mubamo bwa buri munsi. Ariko ubwo nanone byumvikane ko niba abo mubi ko yarambiranye, nagira nanone ye kurambirana atahe. Umushyitsi mwiza kuri ngewe ni umuntu uza
tukaganira ku by'ubuzima se cyangwa se no muri rusange. Hari umushyitsi uza akagukosoma, hari n'umushyitsi uza ntagukosome, biterwa n'abantu. Ubwo njyewe nyine umushyitsi mwiza kuri njye ni umuntu w'inshuti nyine uri aho ya hafi, yaza tukaganira ku by'ubuzima, nkamugira inama nanjye akangira inama, cyangwa se aho biri gupfira nyine twese tugafatanya kureba igisubizo cy'icyo twakora kugira ngo bigende neza. Umushyitsi mwiza araza akagusura, akakubaza ikibazo ufite, akakubaza uko mu rugo bimeze, ukamusobanurira. Yakumva hari aho bigoramye akakugira inama kugira ngo mubigorore, yakumva hari icyo ashoboye kugufashaho akakigufasha. Aba ari umushyitsi mwiza kuko aba ashaka iterambere ryawe. Umushyitsi mwiza ni wa muntu ushobora kugusura igihe uri mu bibazo, igihe urwaye cyangwa urwaje, wa wundi ushobora kuza akakugira inama, akaba yakujyana n'ubundi akakujyana mu bintu bishobora kukugirira umumaro, nko gusenga, cyane ko ngiye nkunda gusenga. Ari umushyitsi uje kumbwira ati tujye gusenga, aho ngaho kuri njye ni umushyitsi mwiza. Umushyitsi mwiza nushobora kuza mu muryango mukamwakira, mukamuha karibu, nawe akabereka ko atarambiranye kandi afite ubwuzu, agasezera byose nawe akajya kureba umuryango we. Nyuma yo kumva ibitekerezo by'aba twaganiriye batandukanye, mbese Bibiliya yaba itubwira iki ku bigendanye n'uburyo dukwiye kwitwara mu gihe dusura ndetse no mu gihe dusurwa? Hariho yewe n'abagira urugendo ubona rudafite impamvu ifatika. Ariko se Bibiliya itubwira iki? Igitabo cy'Imigani igice cya 25 umurongo wa 17 hari inama ijambo ry'Imana riduha. Iragira iti: ntugahoze ikirenge cyawe mu nzu y'umuturanyi kugira ngo ataguhararuka akakwanga. Niba dufite gahunda yo gusura, Bibiliya yo itubwira ko dukwiye kugira umuco no kwimenyereza gusura mu gihe ari uruzinduko, cyangwa se uyu impamvu yo gusura ari impamvu nzima ifatika. Kandi noneho Bibiliya ikatubwira iti wirinde guhoza ikirenge mu rugo rw'umuturanyi, kuko ibyari agahararo igihe gishobora kugera akakwanga bitewe n'uko uhoza ikirenge mu rugo rwe. Ariko si ibyo gusa, no mu gihe tubonye abashyitsi, umuja w'Imana Ellen White mu gitabo cyitwa Inama ku Mirire mu gice cya 4 umugabane waho wa 2 hari inama yaduhaye cyane cyane ku ngingo y'130, aho yavugaga uburyo dukwiriye guhora twiteguye umushyitsi udasanzwe. Ese yatanze inama ziteye gute dukwiye kwitaho? Ababyeyi bamwe bagerera ingo zabo ibyo kurya kugira ngo bashakire abashyitsi ibyo kurya byo kwinezeza bihenze. Mbega uko ibi ari ubwenge buke! Yakomeje agira ati: gutagaguza no kwimenyereza ibitari ngombwa akenshi bituma igikorwa cyo kwakira no kwita ku bashyitsi kitaza n'imigisha aho yari ikenewe. Ni ukuvuga ko igihe twakira abashyitsi dukwiye kumenya ko uwo mushyitsi rimwe na rimwe akwiye kuza rwose ari umunyamugisha, ari uwo tugiriraho umugisha, kandi nawe akagira umugisha kuri twebwe. Ariko iyo inama zirengagijwe, zaba iz'ijambo ry'Imana ndetse n'umwuka w'abahanuzi, icyo gihe umushyitsi ahinduka umuvumo ku muryango. Bibiliya itubwira abantu batandukanye bagize abashyitsi b'umugisha nk'uko tugiye kubibona. Uyu munsi ndakurarikira kugira ngo utekereze, wongere usubize ibitekerezo inyuma, urebe, wumve neza mwuka w'Imana bane nawe kugira ngo wumve umugambi w'iki cyigisho tugiye kurebera hamwe. Hari umuntu wagize abashyitsi bamubereye umugisha. Uwo nguwo tubona ni umugabo witwa Loti. Igitekerezo cya Loti cy'uburyo yakiriye abashyitsi tukibona mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 19. Abamarayika bombi bagera i Sodomu nimugoroba. Abamarayika bari bavuye kuganira na Aburahamu, nawe yari yabagireho umugisha. Ariko noneho hano cyane cyane tugiye kuvuga ni Loti. Aburahamu yabagireho umugisha kuko bari banamutangarije yuko igihe kigiye kugera akabona urubyaro kuri Sara umugore we, mu gihe hari hashize imyaka myinshi cyane barategereje urubyaro bararubuze. Ariko noneho uwo nshaka ko tuvugaho ni uyu mugabo witwa Loti. Umurongo wa mbere nongere ngusubiremo: abamarayika bombi bagera i Sodomu nimugoroba. Loti yari yicaye mu marembo y'i Sodomu. Loti yababonye arahaguruka ngo abasanganire, yikubita hasi yubamye, arababwira ati: ndabinginze ba databuja, nimwinjire mu nzu y'umugaragu wanyu muharare buke,
mwoge ibirenge ejo muzazinduke mugende. Loti hano hatweretse ko yabonye abashyitsi bakagera mu marembo y'umujyi w'i Sodomu ari ku masaha y'umugoroba, ariko kuko azi ubugizi bwa nabi bwari buhari, abantu baho bari baramaze kwirundurira mu ngeso mbi harimo n'ubutinganyi. Noneho Loti aravuga ati ingeso ziri aha ngaha muri uyu mujyi ntabwo mushobora kugendamo bwagorobye ngo mubakire, nimuze mucumbike iwanjye. Aba bantu ntabwo mu by'ukuri bari abantu basanzwe, ahubwo Bibiliya itubwiye ko bari abamarayika babiri. Aba bamarayika ubwo bari bageze kwa Loti, Loti yarabaganirije maze bamubwira yuko baje kureba iby'i Sodomu kandi ko ibyagiye bivugwa rwose byageze mu ijuru ku bantu bagiye basengera Sodomu, gutaka kwaho no kuniha kwaho ko byageze ku Uwiteka. Barangije baramubwira bati rero icyo ukwiye gukora, reba ukuntu burira abantu bawe bari muri uyu murwa wa Sodomu na Gomora, ubaburire ubabwire yuko bagomba kuva ahantu kuko Uwiteka yamaze kuhafatira ibyemezo ndakuka hagiye guhanwa. Ariko icyo tubona ni uko hatwereka uburyo abaturage b'i Sodomu n'i Gomora, aba bantu baje bakaza babaza Loti abantu baje iwe, batagendere kugira ngo bumve ubutumwa bazanye, ahubwo bashaka kubafata ku ngufu ndetse no kugira ngo baryamane nabo. Umurongo wa 4, batararyama abagabo bo muri uwo mudugudu Sodomu bagota iyo nzu, abato n'abakuru bose bavuye ahantu hose ho muri wo. Bahamagara Loti baramubaza bati, abagabo binjiye iwawe muri iri joro bari he? Basohore turyamane nabo. Aba bantu baje bagose iyi nzu, kandi aba babazaga iki kibazo bavuga ngo basohore abo bagabo bari abagabo nanone bavuga bati abagabo binjiye iwawe basohore turyamane nabo. Ibi bitugaragariza urugero rwo kononekara rwagaragaraga i Sodomu. Noneho aba bamarayika babatera ubuhumyi, bararindagira, maze Loti baramubwira ati genda uhamagara abantu bawe ubabwire muhunge muva ahantu. Tubona ko Loti yagiye kubwira umuryango we, maze baramutera utwatsi baranga. Ababashije kumva ubu butumwa babwitayeho ni Loti n'abakobwa be yabanaga nabo ndetse n'umugore. Ariko mu gihe bamarayika babwiraga ati nimuhunge rero, muhunge rwose mudapfa, mugende mujye aho tubereka, tubona yuko umugore we yagiye aseta ibirenge ndetse bigeze igihe anyuranye n'amabwiriza abamarayika bari bababwiye, kuko babwiye bati umurongo wa 17, bamaze kubakuramo umwe muri baravuga ati, bari bamaze kubasohora mu nzu yabo, marayika umwe aravuga ati hunga udapfa, nturebe inyuma kandi ntutinde, utararangiza iki kibaya hungira ku musozi utarimbuka. Aba bamarayika, izi ntumwa z'ijuru zari zije kugira ngo zibashe kurokora abemera kurokorwa, abemera gukira, abashaka agakiza bakabone, ariko baranze. Uyu tubonye wa mbere ni Loti. Undi muntu tubona Bibiliya itubwira ni umuntu witwa Rahabu. Rahabu uwo nguwo yarinde. Loti we yari umuturage w'i Sodomu kandi yari umwe mu bayobozi baho, niyo mpamvu yari yicaye ku marembo kugira ngo aho yakemuriraga ibibazo by'abaturage babaga bamusanze nk'umuyobozi. Ariko noneho tugiye kubona uwitwa Rahabu. Uyu Rahabu aboneka mu gitabo cya Yosuwa igice cya 2, duhereye ku murongo wa 1 twumve uyu nguyu. Bari i Shitimu, Yosuwa mwene Nuni yohereza abagabo 2 rwihishwa bajya gutata. Abo bari bagiye gutata kugira ngo bamenye igihugu cy'i Kanani bagiye kwinjiramo, igihugu basezerano bagiye kwinjiramo uko giteye. Kandi aho bagombaga guhera ni mu mujyi wari hafi ku rugabano ari wo witwaga Yeriko. Arababwira ati nimugende mwitegereze igihugu cyane cyane Yeriko. Nuko baragenda binjira mu nzu ya maraya witwaga Rahabu bararamo. Umwami w'i Yeriko abwirwa yuko muri iryo joro haje abagabo bo mu Bisirayeli gutata igihugu. Uwo mwami atuma kuri Rahabu ati sohora aba bagabo bari iwawe kuko bazanywe no gutata igihugu cyose. Biratangaje kubona aba bashyitsi, izi ntumwa zari zoherejwe cyangwa se aba batasi, barahitiye mu rugo rwa maraya Rahabu. Ntabwo bari bagiye nk'abakiriya Rahabu yari asanzwe yakira, ahubwo bari bagiye nk'abatasi, nk'intumwa zoherejwe n'umuntu w'Imana kugira ngo bajye kumenya neza amakuru yose y'igihugu bagiyemo. Ahari ngira ngo abakora uyu mwuga rimwe na rimwe baba bafite amakuru kurusha abandi bantu, maze nubwo bagiye bakagirana ikiganiro kandi Rahabu kubakira yari azi yuko ari abakiriya basanzwe agiye kwakira, ariko asanga ni intumwa zoherejwe n'ishyanga nawe ubwo yari afite amakuru yaryo, kandi
asanga ni abantu bazanye ubutumwa bugomba kwitonderwa. Reka turebe twumve neza iki gitekerezo icyo kitubwira. Ariko ubwo tugeze mu gice cya kabiri cya Yosuwa umurongo wa 4. Ariko umugore ajyana abo bagabo bombi arabahisha, abwira intumwa ati, ni koko iwanjye haje abagabo ariko ntazi aho baturuka. Nuko bumaze kwira igihe cyo kugarira kigeze, abo bagabo baragenda sinzi aho bagannye. Nimubakurikire n'ingoga murabafata. Rahabu hano yagize amakenga, yumvise intumwa zije, noneho bagikomanga aravuga ati aba bantu yari afite uko yaganiriye nabo, amenya abari bo, amenya ikibagenza, asanga ni abantu b'Imana ariko baje kugira ngo bamenye uko atavuga ati aha hantu Uwiteka arahatugabije, ikituzanye ni ukugira ngo tumenye amakuru yaho. Noneho Rahabu mu kuganira nabo amenya ko abo bantu ari abantu bakomeye. Yumvise abandi bakomanze, yumva iyo mikomangire ntisanzwe, yumva iteye n'impungenge, araburiza abacisha mu gisenge cy'inzu abajyana hejuru abahishayo. Noneho amaze kubahisha araza akingurira abari bakomanze, intumwa zari zoherejwe n'umwami, azibaza icyo zishaka. Noneho arangije arabwira ati rero abantu koko bahaje ariko bagiye. Ahari ushobora kuvuga utari ko Rahabu kuki yabeshye. Umva, iyo begeze ahangaha ujye witonda, kuko umwuka w'Imana abasha kugira uko ayobora umuntu, abasha kugira uko amufasha, akamenya uko yitwara mu bintu. Ibyo rikaba ari ibanga riri hagati y'umunyabyaha n'Imana. Ugomba kwirinda, ukigengesera, ukirinda kwinjiraho. Yesu burya nawe hari ahantu yavuze ati igihe muzaba mutotezwa muhuye n'ibibazo, icyo gihe nikigera mwuka w'Imana azabaha icyo mukwiye kuvuga. Hari ibintu rero bishobora kubaho rimwe na rimwe utabyitondera bikakubera ikibazo. Ushobora kuvuga uti kuki yabeshye, kuki yagize ate, bireke. Ibyo nibyo n'Imana bitewe n'igihe yari arimo n'umwanya yari ahagazemo. Hano arangije aba bantu izi ntumwa zari zije kubafata, ziba zirirukanse ngo zirabakurikiye ariko zibasizaho. Noneho icyakurikiyeho ni iki? Ariko abatasi yari yaburije inzu abahisha hejuru yayo, abatwikira imigwegwe yari yatondekanije. Nuko ba bandi babagenzereza mu nzira igana kuri Yorodani aho bambukira. Ababagenza bamaze kugenda barugarira. Maze iby'aba bantu bari boherejwe n'umwami ntumbwire uko byabagendekeye, ariko icyo nshaka kwibandaho hano ni Rahabu n'abo bashyitsi yakiriye banyuranye n'abo yajyaga yakira mbere, bakaba baraje n'abashyitsi umugisha. Noneho tumve umurongo wa 8. Nuko batararyama uwo mugore arurira basanga hejuru y'inzu. Ntabwo yongeye kubamanura ngo bagarure mu nzu imbere, ahubwo aravuze ati ahari ba bantu bashobora kubabura bakagaruka, abarekera hejuru yo. Arababwira ati nzi yuko Uwiteka abahaye igihugu kandi mwaduteye ubwoba, ndetse abari mu gihugu bose mwabakuye umutima, kuko twumvise uburyo Uwiteka yakamije inyanja itukura muyigezeho muva muri Egiputa, n'ibyo mwagira abami bombi b'Abamori bo hakurya ya Yorodani, Sihoni na Ogi, abo mwarimbuye rwose. Abangaba wibuke ko ari babandi bari bararimye inzira b'Isiraheli, babandi babaguye nabi mu rugendo, ariko Imana igategeka ko abo bantu batagomba kongera kwibuka ukundi. Noneho ngo tubyumvise uwo mwanya imitima yacu ishya ubwoba, nta muntu n'umwe mutakuye umutima, kuko Uwiteka Imana yanyu ariyo Mana yo hejuru mu ijuru no hasi mu isi. Rahabu yari azi Imana. Bantu b'Imana ndagira ngo mbwire wowe untegeye amatwi, hari abantu baba mu tubari, hari abantu baba muri za buwate, hari abantu baba maraya, hari abantu babandi tubona birirwa bafite ingeso zigayitse, ariko muri bo kubera ko atari bo biremye kandi Shitani akaba atari we wabaremye, muri bo harimo igitonyanga, muri bo harimo agasigisigi kabemeza mu mitima yabo ko mu ijuru hari Imana, isaha n'isaha ibasha kubatabara ikabakura muri ubwo buhanya barimo. Rahabu rero avuga ati nzi yuko hari Imana yaremye ijuru n'isi, iyo Mana niyo ifite ubutware, iyo Mana yanyu ndayizi, nubwo nabaye muri ubu buzima ariko iyo Mana zikwiriho. Arangije akora ikirero, aricyo nawe mpamagara kugira ngo mujye nk'icyo ukore. None ndabinginze nimundahire Uwiteka ko muzagirira ineza inzu ya data nk'iyo mbagiriye, mumpe ikimenyetso cy'ukuri yuko muzarokora data na mama n'abasaza banjye na barumuna banjye n'abo bari kumwe, mugakiza amagara yacu ntidupfe. Abo bagabo baramusubiza bati amagara yacu
mukijije natwe tuzabitura gukiza ayanyu. Nimutatubura, Uwiteka namara kuduha igihugu tuzakwitura ineza n'iby'ukuri. Baravuga bati rwose ibyo tukubwiye ni ukuri. Iri jambo ryakundaga kuvugwa neza, avuga ati ni ukuri ndababwira ko ahantu bavuga ngo ni nka sinyatiri. Ntabwo ibyo tukubwiye rwose birimo ikinyoma. Turahamanya n'Imana twizera, Imana ya Isiraheli, yuko uzabikorerwa nk'uko bidusabye. Muntu w'Imana, uyu mugore maraya Rahabu yagize umugisha wo kumenya agaciro k'abashyitsi yakiriye. Noneho umurongo wa 15 w'igice cya 2 cya Yosuwa haratubwira ngo iki? Arabohereza abamanuza umugozi abanyujije mu idirishya, kuko inzu ye yari hejuru y'inkike y'umudugudu, niho yari atuye. Nuko arababwira ati, mujye mu misozi kugira ngo mudahura n'ababagenza, mumare iminsi 3 mwihishe kugeza aho ababagenza bazahindukirira, nyuma muzigendere. Abo bagabo baramusubiza bati, iyi ndahiro turahije nta mugayo uzatubaho. Nitugera muri iki gihugu uzapfundika aka kagozi gatukura ku idirishya uducishijemo, ariko so na nyoko na bene so n'abo mu rugo rwa so bose uzabateraniriza iwawe. Nihagira umuntu uva mu nzu yawe agasohoka, amaraso ye niwe azabaho, twe nta rubanza ruzatubaho. Kandi umuntu wese uzaba ari hamwe nawe mu nzu, amaraso ye azatubeho nihagira umwakura. Ariko nutubura ntituzagirwaho n'urubanza rw'indahiro uturahishe. Nawe arababwira ati, bizaba nk'uko muvuze. Maze arabasezerera baragenda, nyuma apfundika akagozi gatukura ku idirishya. Aka kagozi Rahabu yahoraga akambaye nk'ikimenyetso cy'abamaraya. Ariko amaze guhura n'izi ntumwa z'Imana n'aba bantu boherejwe n'umugaragu w'Uwiteka Yosuwa, amenya ko amateka ye uhereye ubwo agomba guhinduka rwose, agahindura icyerekezo. Mu gihe yahoraga ahanze amaso abamuzanira amafaranga, abaje ari abaje gusambana nawe, ahubwo aravuga ati, uhereye umunsi jyewe ngiye guhanga amaso yanjye ku gakiza kanjye, kandi niyambuye n'izi ngeso nakoraga, ndetse ikimenyimenyi ntawe uzongera kumbonana n'ikimenyetso cy'abamaraya, ahubwo dore iki gitambaro gitukura nahoraga nzingirije ku mutwe wanjye nambaye nk'ikimenyetso cy'abamaraya, ngishyize ku idirishya kugira ngo ikibe ikimenyetso kigaragaza ko nahagaritse ingeso nari ndimo, sigare ndindiriye gutabarwa kuturuka ku Uwiteka. Ndagira nkubwire ko gutabarwa ku Uwiteka kwari kwamaze kugera mu mutima wa Rahabu, maze asigara ategereje ikizakurikiraho. Mbese Rahabu wakira abashyitsi b'umugisha, ibyo yabwiwe byaba byarasohoye. Reka turebe mu gice cya 6 cya Yosuwa, umurongo wa 15 tugeze ku murongo wa 17. Ku munsi wa 7 bazinduka kare mu museke, bazenguruka umudugudu nk'uko bajyaga bagenza muri iyo minsi 6, ariko kuri uwo munsi bazenguruka umudugudu 7. Bagejeje ku nshuro ya 7, abatambyi bakivuza amahembe, Yosuwa abwira abantu ati, nimutere amajwi hejuru kuko Uwiteka abahaye umudugudu. Yeriko uburyo yarimbutse mu buryo butangaje. Abisiraheli bamaze iminsi 6 bakazenguruka uyu mujyi wa Yeriko umunsi umwe. Abantu bo muri Yeriko barabarebaga bakavuga bati, noneho abantu Abisiraheli barahuye n'ihungabana, ntiwamenya ibyabo. Bari kwirirwa bazenguruka umujyi, baragize bakagenda bakongera bagakandika. Ariko umunsi wa 2 nabo barongera barazenguruka, umunsi wa 3 barazenguruka, umunsi wa 4 barazenguruka. Ndahamya ko mu byo abantu barebaga na Rahabu yabaga ari kwitegereza, ndetse nabo mu rugo rwabo umuryango bose yarabahamagaye barajiwe bakareba ibiri gukorerwa inyuma y'umujyi, kuko we yaratuye no hejuru mu nzu yo hejuru, akajya hejuru ya cya gisenge akareba Abisiraheli uko bari kuzenguruka. Maze barangije ku munsi wa 7 wo noneho bazenguruka inshuro ndwi. Kandi muri uko kuzenguruka inshuro ndwi barangije Yosuwa arababwira ati, nimutere hejuru mu majwi arenga, kuko Uwiteka abahaye igihugu. Yeriko iyi ngiyi yarituwe, yarimbuwe n'imbaraga ikomeye. Abisiraheli bateye hejuru bavugije amahembe, maze umujyi wose urarindimuka. Ariko muri uko kurindimuka byagenze bite? Umurongo wa 17, kandi umudugudu n'ibirimo byose bizashinganirwa Uwiteka, ariko maraya uwo Rahabu aba ari uzarokokana n'abo mu nzu ye bose, kuko yarahishe ba batasi twoherezaga. Noneho umurongo wa 25, mbese koko byagenze gute?
umurongo wa 25 ngo nuko Yosuwa arokora Marayo, Rahabu n'inzu ya se n'ibyo yari afite byose, aba mu Bisirayeli na bugingo n'ubu, kuko yahishe za ntumwa Yosuwa yatumaga gutata Yeriko. Rahabu uyu nguyu yararokowe n'umuryango we, kandi Bibiliya itubwira ko abarirwa rwose mu gisekuruza cya Yesu Kristo, bitewe nuko yafashe icyemezo gikwiye cyo kwiyegurira Imana. Wenda tudatinze mu isezerano rya kera, reka tugere kuri Zakayo. Zakayo tubona igitekerezo cye mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya 19. Uyu nguyu yari umuyobozi w'abakoresha b'ikoro, akaba yari umuntu ukomeye. Ariko se Zakayo nguyu byagenze bite? Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo nkuko bwanditswe na Luka igice cya 19:5. Yesu agera i Yeriko arahanyura. Nuko hariho umuntu witwaga Zakayo, yari umukoresha w'ikoro mukuru kandi yari umutunzi. Ashaka kureba Yesu ngo amenye uko asa, ariko ntiyabibasha kuko abantu bari benshi kandi ari mugufi. Arirukankajya imbere, yurira umuvumu ngo amurebe kuko yari agiye kunyuraho. Yesu ahageze arararama aramubwira ati, Zakayo, ururuka vuba kuko uyu munsi nkwiriye kurara iwawe. Amen. Yururuka vuba amwakira anezerewe. Hano turabona uburyo Yesu yatunguye umuntu witwa Zakayo. Zakayo wari umugabo mugufi, ndetse ndamubona ko yari na munini rwose. Arangije mu gihe yavugaga ati, ngomba guhaguruka kuri iyi ntebe mbamo, aho nakirira imisoro, aho nyobora n'abandi basoresha bagenzi banjye, nkajya kureba Yesu yubahora bavuga. Ngo yashaka kureba uko asa, uwo muntu ukora ibitangaza, ukiza abamugaye, uhumanura ababembe, ukora ibitangaza batabona bakabona, akazura abapfuye. Mbese uwo ni muntu cyo ngo ateye ate? Maze Yesu amubonye, abonye ishyaka yagize, abonye uburyo abantu bari bamukingirije bamunaga bakamutuka ati, Zakayo unga se wagisamba we, nuko numasoresheje menshi ukangora. Mbona bari kumutera inkokora, bamwigiza abandi bakamutera imigeri. Zakayo abona urwo rugamba ntarushobora, ahubwo ngo abacaho arirukanka, aragenda yurira igiti cy'umuvumu. Arangije icyo giti cy'inganzamarumba aragenda aryama mu mashami yacyo, asigara avuga ati, ngewe icyo nshaka ndagira ngo ndebe uriya mugabo mwitegereze, wenda ndebe mu maso he. Ariko dushimira Imana ko Imana ituzi. Niyo twageze ahantu runaka, kubera ko dufite igitekerezo n'akayihayiho ko gushaka agakiza, Imana iratuzi kandi izi n'amazina yacu. Maze Yesu ahageze ntiyakomeza urugendo, arararama. Yesu aravuga ati, Zakayo, Zakayo amuvuga mu izina, ururuka vuba kuko uyu munsi ndarari wawe. Umva, Imana ihimbazwe. Zakayo noneho arangije ngo yururuka anezerewe, anezezwa nuko Kristo agiye gucumbika mu muryango we. Noneho Yesu rero igihe yari ajyanye na Zakayo bacoreranya agiye iwe, abanyabyaha, abafite imitima itakebwe baravuga bati, dore rero, dore ingorane we, mbega Yesu binadukore. Agiye gucumbika ku munyabyaha. Ni umunyabyaha ukeneye agakiza, ni umunyabyaha ushaka kubaturwa, ni umunyabyaha ushaka guhindurirwa amateka. Maze Yesu ageze kwa Zakayo, Zakayo amaze kubona ko ari umushyitsi w'icyubahiro yakiriye, umushyitsi ukwiye kwakirwa, umushyitsi udakwiye guhezwa, byamugendekeye bite? Umurongo wa 8. Maze Zakayo arahaguruka abwira umwami Yesu ati, uyu murongo ni mwiza cyane. Maze Zakayo arahaguruka, ineza, urukundo rwa Kristo rwaramwinjiye rumugeramo. Maze Zakayo arahaguruka aravuga ati, mwami, igihe kirageze kugira ngo mpaguruke, umwanya wanjye, intebe nicaragaho bari wowe uyicaraho, bari wowe ufata icyicaro mu muryango wanjye, bari wowe ufata umwanya ukwiye mu muryango wanjye. Maze ngo arahaguruka. Iyo umuntu yamaze kwakira Kristo akicara mu bugingo bwe, ntabwo Yesu yinjiye mu nzu gusa, ahubwo yinjiye no muri Zakayo mu mutima we n'intekerezo ze. Iyo Kristo yamaze kwicara mu cyicaro cye rero, yamaze kugera mu mwanya ukwiye, ubwo ngubwo nibwo umunyabyaha yihana rwose, akatura nk'icyo Zakayo yakoze. Arangije ati, dore databuja, umugabane wa 2 w'ibintu byanjye ndawuha abakene, kandi umuntu wese nambuye ndabimuriha 4. Umuntu wari umunyabugugu ahinduka umunyabuntu,
umuntu wibye asaba imbabazi abo yahemukiye akabasubiza ibyabo, umwicanyi ruharwa asaba imbabazi akatura kugira ngo asabe imbabazi Imana, ndetse noneho anazisaba abo yahemukiye n'abo yiciye ababo. Umuntu wageze aha ngaha ntabwo yongera kwivuruguta mu byaha, ahubwo ahindura icyerekezo. Ibyo nibyo byabaye kuri Zakayo, ibyo ni nabyo twabonye byabaye kuri Rahabu, ibyo ngibyo nibyo byabaye ku bantu batandukanye bagiye bamenya kwakira intumwa zikwiriye. Twabonye abantu bavuze bati hariho abashyitsi babi ariko hakaba n'abashyitsi beza. Mbese wowe usuwe kangahe? Mbese abashyitsi bagiye bazi iwawe wagiye ubakira gute? Mbese abo bashyitsi ntabwo waba warirukanye n'abashyitsi b'umugisha? Mbese Kristo ni kangahe ashatse kugira ngo agire umwanya mu bugingo bwawe n'uyu munsi wa none ukaba waranze kumwakira? Iyo turebye mu gitabo cy'imuka Misiri cyangwa se Kuva igice cya 25 umurongo wa 8, umugambi w'Imana ni ukugira ngo igire icyicaro muri twe. Imana iravuga iti nuko rero munyubakire buturo bwera, munyubakire ubuturo bwera kugira ngo nture hagati muri bo. Ubwo buturo bwera kwari kugira ngo Imana yegere abantu babone kuri bugufi bwabo, kwitaba bakure. Kandi nanone ikindi tubona Ibyahishwe igice cya 3 umurongo wa 20 Kristo avuga ati dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi nzinjira iwe dusangire. Kristo akomanga mu bitekerezo byacu. Rahabu yabonye gukomanga kwa Kristo anyuze muri ziriya ntumwa. Loti yabonye gukomanga kwa Kristo anyuze kuri baraba marayika bagiye kumusura. Zakayo yasobanukiwe nuko gukomanga kwa Kristo, gusangira na Kristo, nukuza akaba ari we ugenga ubuzima bwawe. Ntabwo Kristo akwiye kuza ngo noneho nagera iwawe ugira impungenge ti rwose yagize agagenda vuba. Ikibazo tugira nuko Kristo dushaka yuko amara amasaha. Ikibazo tugira nuko dushaka ko Kristo arara ijoro rimwe bugaca agenda. Rimwe na rimwe tukavuga tuti Yesu rero nta nubwo dushaka yuko wanafungura na firigo ngo urebe ibyo tugiramo hariya. Yesu ati nzazi wawe dusangire. Hari ushobora kubona umushyitsi agatinya gufungura firigo bitewe nuko azi yuko birimo bitemewe n'ijambo ry'Imana. Hari ushobora kubona Kristo akavuga ati Yesu ihangane umara amasaha make kuko hari izindi gahunda afite, gutinda nawe birimo birangora, hari ibyo ntari gusohoza. Niyo mpamvu tubona ubupagani buvanze n'ubukristo bwiyongereye, abantu bakaba badahinduka. Ibyo nibyo byujuje igikombe cya Laodikiya, aho Uwiteka avuga ati kuko udakonje ntubire ngiye kukuruka. Imana ishaka yuko abantu bahagarara mu ruhande ruzima kandi bakaba bemera Kristo. Kristo ati magaze ku rugi nyemerera ninjire gusa, ubundi umere ugari, ubundi wemere ubuzima bwawe tubusangire. Ariko tekereza wasangiye na Yesu, dore umuntu wasangiye na Kristo akamenya agaciro ko gusangira nawe. Ibyo nibyo bituma dusohorerwaho n'amagambo aboneka mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 15. Ese hatubwira iki? Hatubwira, reka duhere ku murongo wa 4, mugume muri jye, uwo ni Yesu Kristo, nanjye ngume muri mwe. Nk'uko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye mu muzabibu, niko namwe mutabibasha nimutaguma muri jye. Nuvuga ngo abamaze kumenya Kristo tugereranywa n'amashami ari ku muzabibu nyakuri ari we Yesu Kristo. Icyo giti cy'umuzabibu gifite amashami, Yesu ugereranywa n'umuzabibu, natwe tukaba amashami. Ariko nta shami rishobora kwera, nta shami rishobora kugira umumaro igihe cyose ritari ku gihimba cyangwa se ritari ku muzabibu nyakuri. Yesu ati ni jye muzabibu namwe muri amashami, uguma muri jye nanjye nkaguma muri we, uwo niwe wera imbuto nyinshi, kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite. Umuntu utaguma muri jye ajugunywa hanze nk'ishami ryumye, maze bakayateranya bakajugunya mu muriro agashya. Nimuguma muri jye amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Ibyo nibyo byubahisha Data, nuko mwera imbuto nyinshi mukaba abigishwa banjye. Amen. Benshi muri iki gihe bamaze kumera nk'amashami yumye, baragenda bava mu buntu bw'Imana, bamaze kwitandukanya na Kristo. Ugasanga gukora ibyaha byababereye nko kunywa amazi. Muntu w'Imana irinde, itonde. Yesu ati mpagaze ku rugi ndashaka kwinjira iwawe kugira ngo dufatanye. Niba tutari kumwe, niba tudafatanije muri ubuzima, uzasandaza rwose. Umugambi w'Imana nuko iduha umutima mushya, kandi ibyo bikorwa ari uko Yesu Kristo yamaze kwicara mu bugingo bwacu. Tubibona muri Ezekiyeli igice cya 18:31 ngo nzabaha n'umutima mushya, mbashyire mu mwuka mushya. Imana niyo mpamvu ishaka kugira ngo tweze itunganye. Ndetse niyo tugeze mu rwandiko rwa 2
Pawulo yandikiye Abanyakorinto mu gice cya 4:16 avuga ngo nicyo gituma tudacogora, kandi nubwo umuntu w'inyuma asaza, umuntu wacu w'imbere ahora ahinduka mushya uko bukeye. Umuntu w'Imana ushobora kuba uri umusaza, ushobora kuba uri umukecuru, ariko kuko wakira Kristo, yewe ushobora no kuba waramugaye, ariko kuko wamaze kwakira Kristo akaba ari mu bugingo bwawe, imbere hakagenda havugururwa, hategurirwa kugira ngo bigere wa munsi ubwo uyu mubiri upfa uzambikwa kudapfa, umubiri w'intege nke ukambikwa imbaraga, umubiri ucogora ukambikwa kudacogora, iyi mibiri yacu igahindurwa tugahabwa imibiri bishya ubwo Kristo agiye kuzagaruka bidatinze. Niyo mpamvu nkuharikira kugira ngo uzirikane amagambo dusoreje haboneka muri Zaburi 95:7 avuga ngo kuko ari we Mana yacu, natwe turi abantu b'icyanya cye, turi intama zo mu kuboko kwe, uyu munsi icyampa mu kumva ijwi rye. Imana ikubashisha kugira ngo wumve ijwi rya Kristo, umwakire nk'umwami n'umukiza wawe, kandi bidatinze tumenye yuko rwose kuba twarahisemo kumwakira akatubera umushyitsi w'ikirenga, akabana natwe, kandi ntitumwakire by'umwanya muto ngo tumwirukane, ahubwo akaguma muri twe, natwe tukaguma muri we, tumenye ko ari bwo bugingo bwacu, niryo humure ryacu, niwo munezero, niko gusagamba kwacu, niko gukura kwacu, niko kugira ihumure, niko kugira umugisha nyamugisha. Imana ibikubashishe, nibyo nkwifurije, nanjye nifuriza mu izina rya Yesu, amen. Dusenge. Data mwiza uri mu ijuru, tugushimiye ijambo ryawe tumaze kumva, tugushimiye uburyo Data ijambo ryawe ritweretse yuko dukwiye kugira gahunda mu buryo dusura, ariko nanone tukamenya ko n'ijuru ritugenderera kenshi, ribasha kutugendera tugizweho ijambo ry'Imana, ribasha kutugendera mu buryo butandukanye bitewe n'ibikorwa by'Imana n'uburyo Imana yacu iheranije ifite ubwenge buhenze, ikatugendera mu buryo bwinshi, ahari byanyuze mu neza twagiriwe, ahari byanyuze mu butumwa bwiza bwatugezeho. Mwami Imana turagusaba kugira ngo ikiruta byose twakire Kristo, ye kuba umushyitsi w'umwanya muto, ahubwo azature muri twe kugira ngo tuwe amashami mazima yera imbuto zikwiriye abihannye, kandi Kristo nawe ubuzima bwacu bugaragare ko ari we muzabibu tubana nawo, ari we ducamitseho, ari we imibereho yacu yubakiyeho. Ubwo azerekanwa tuzavuga tuti ngiriye Imana yacu twategereje nituzana agakiza. Uwiteka utwakire, wakire kwitanga kwacu, ubugoryi bwose n'intege nke twagize ubitubabarire, ubwo uzerekanwa tuzagusanganire byose nk'uko ushaka, mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu, amen.